Amazina yanjye nitwa Neza Sandrine bisanzwe banyakura Dorcas. Njyewe wa kera yarahindutse kubw'amaraso ye narogejwe. Alpha Aime Official. Yes, nkuko bisanzwe rero ni Alpha Aime Official ibagezaho ibiganiro bitandukanye, video, indirimbo ndetse n'izindi nkuru zitandukanye. Uyu munsi rero tukaba twabazaniye umunyempano mutoya, ni umwana ukiri muto rwose nkuko mubibona, ariko ni umuririmbyi kandi nkuko yatuganirije akunda Dorcas na Vestina. Iyo mpamvu rero ikaba yaratumye akurikirana cyane mu kwiga indirimbo zabo, akaba yarazifashe muramutse mumwumvise mwakumva uburyo aririmba neza ukaba wagira ngo ni Dorcas cyangwa se Vestina. Rero reka tutere gubatinza tumwibarize, kandi noneho turaza kumuha umwanya azi kubaririmbira. Uri tayari kugira ngo tukubaze? Yego. Amazina yawe wayavuga kandi urazamura ijwi kugira ngo abantu baze kukumva. Amazina yanjye nitwa Neza Sandrine bisanzwe banyakura Dorcas. Uwineza Sandrine, none se Uwineza Sandrine, mu by'ukuri mu buzima bwawe niki cyaguteye kumva ko wajya usubiramo indirimbo za Dorcas na Vestina? Numvise indirimbo zabo numva mbyishimiye, numva nanjye naje ndaziririmba. Ese waba ukunda Dorcas na Vestina? Abakunda cyane. Urabakunda cyane. None se mu by'ukuri reka njye nkunze gukoresha Dorcas kuko niyo mazina y'abantu ufana, bari abakobwa ufana nyine kandi wakunze. Ese Dorcas, hari indirimbo za Dorcas na Vestina waba uzi ku buryo abantu bakurikiye uri buze kuzibaririmbira? Azizi. Uzi nk'indirimbo zingahe za Dorcas na Vestina? Nzi indirimbo 3. Uzi indirimbo 3 za Vestina. Mu kanya rero waza kuturirimbira, sibyo? Yego. Uzamura ijwi. Mbo gusa rero reka mbere yuko aturirimbira, nta burya mu buzima hari ibintu umuntu aba akunda, nubwo uri muto ariko ntabwo wabura kuba hari ibintu ukunda. Ese Dorcas, ukunda iki mu buzima bwawe? Nkunda kuririmba. Ukunda kuririmba? Yego. Indirimbo ukunda kuririmba ni indirimbo z'isi cyangwa se n'indirimbo zihimbaza Imana? Indirimbo zihimbaza Imana. Nese nyuma yuko ukunze ibintu bijyanye no kuririmba, ntabwo waba hari korali uririmbamo? Ndirimba muri korali yitwa Ebenezer. Uririmba muri korali yitwa Ebenezer. Ebenezer, tuzi amakorali ya Ebenezer menshi, Ebenezer zitandukanye. Ese ni Ebenezer yo muri itorero warivuga ukaribwira abagukurikiye? Mu itorero rya AEBR. AEBR. AEBR ni nk'iri itorero Abatista. Ababatista. Okay. Dorcas wacu rero akaba aririmba muri korali Ebenezer yo mu itorero ry'Ababatista. Twikomereze rero, turakomeza kukubaza, wabwira abagukurikiye ufite imyaka ingahe? Imyaka 16. Ufite imyaka uracyari mutoya cyane. Imyaka 16 bivuge ko utaragera no ku mwanya wo gufata irangamuntu. Ese uriga amashuri ubusanzwe? Ndiga. Ugeze mu mwaka wa kangahe? Wa 2. Wumva ufite iyihe ntego mu buzima bwawe, mu bijyanye no kwiga amashuri asanzwe? Urifuza kuzaba iki? Nifuza kuzaba umuhanzi nyine nka Dorcas, ndirimba indirimbo z'Imana. Indirimbo z'Imana. Naho ku bijyanye n'ibyo wiga mu mashuri se ntabwo uzabikomeza? Wumva waba nk'iki? Kuko abenshi baravuga ati ni abadogiteri, abandi bakavuga bati nazaba minisitiri n'indi mirimo myinshi, cyangwa se umunyamakuru. Mu ntego zawe wumva uzaba iki mu buzima? Mu ntego zanjye numva naba n'umunyamakuru.
ibaze rero wabaye umunyamakuru kandi none uhimbaza Imana uzi no kuririmba ariko ujya usekera abantu nta kibazo n'uburenganzira bwawe. Ah, ni ukuvuga ngo rero byaba byiza cyane ubaye umunyamakuru kandi noneho ukaba uri n'umuhanzi. Bwira rero abantu icyo wifuza ku bijyanye nuko waba ufite impano yawe yo kuririmba ukaba warayumvisemo, urumva wifuza ko abantu bagufasha iki? Nifuza ko nanjye abantu bantera inkunga ngagira ikirenge mu cya Dorcas nanjye ngaje ndirimba indirimbo z'Imana. Aha, ukaba wumva ko abantu bagutera inkunga ukazajya ukabona urubuga nyine wanyuzamo indirimbo zawe ukajya uririmba nka Dorcas na Vestina abo ufana. Gusa rero ntabwo twabura kuba tukubajije tuti ese uri tayari kugira ngo uturirimbire agace gatoya nubwo uri buze kuturirimbira kimwe mu ndirimbo ya Vestina na Dorcas, uririmbe uzamure ijwi kugira ngo abantu bakumve. Hari izina ridasanzwe imirimo yaryo irahambaye cane, uwayironora igarukiro ntiyaribona, n'abitwaga nabi bakamwizera amazina yabo ni Nawe yeza kandi uwo yizeye akanagira agahinda. Okay, ako ni kamwe mu gace k'indirimbo ya Vestina uraza kuturirimbira. Reka tunakubaze tuti ese byaba byiza kugira ngo ubwire abantu agace uherereyemo, uri mu kahe gace, wababwira niye ntara, akahe karere, uhe murenge? Mu murenge wa Kanzenze, intara y'Uburengerazuba, i Rubavu. Uri i Rubavu. Abazi i Rubavu ku Gisenyi ku mazi, aha niho Dorcas aherereye. Dorcas rero nakubaza nti ese muri iyo korali hari indirimbo mwaba mwarasohoye mwashize ahagaragara ku mashusho? Ese waba ugaragara muri ayo mashusho yabo ku buryo abantu bashobora kureba mu ndirimbo zanyu bakaba bakubona? Ngiye muri iyo korali ngiyemo vuba, amashusho bagasohoye nari najyamo. Basohoye amashusho utarajyamo umazemo igihe gitoya? Okay, nta kibazo. Gusa rero reka tuguhe umwanya noneho turirimbire indirimbo zawe. Uraturirimbira indirimbo zingahe? Ebyiri. Indirimbo ebyiri. Hera ku ya mbere kandi ufite uburenganzira bwo kumva unaniwe ukaba warekeraho kuko mu bigaragara ntumva ushoboye kuririmba. Ngaho ni karibu, ni ririmbira abantu bagukurikiye. Njyewe wa kera yarahindutse, kubw'amaraso ye narogejwe, uwarurusha yararuhutse, uwari wanduye yarakijijwe, ngo yamagurukije intebe y'igisuzuguriro, angenera umwanya mu byicaro by'abanyacyubahiro. Mbonye kudahemuka nyuma y'uko mbambiwe ibyari bindemereye, igorigota niho udasigaye. Mbonye kudahemuka nyuma y'uko mbambiwe ibyari bindemereye, igorigota niho udasigaye. Imana yacu, Imana yacu si bayari, si bayari, si dagoni, nibesha kandi ingabo zayo nizitsindwa, nizineshwa n'inyembaraga. Ahadi saje wasibadiriti, nyoyote goma matie hajuni, katika huzuni, katika furaha sijani, minitambua kuwa wewe ni furiti ya kweli.
uri umwami w'abami, uri umunyabirwi byinshi, nacabayeho nta nikiriho nakizabaho ca muhangara, nakunze isoni abamwubaha, wabahisha mu mababa ye, hari n'ijambo agiye kugeza risohoye. Ingoma ye ihora ikomeye, singizi zihangurwa n'ibihe, abakwemeye turashinganye. Mbonye kudahemuka nyuma y'uko mbambiwe ibyari bindemereye, igorigota niho dusigaye. Mbonye kudahemuka nyuma y'uko mbambiwe ibyari bindemereye, igorigota niho dusigaye. Wow, okay, ntabwo uducika rero utaduhaye niyo yindi, kuko burya isezerano ni ideni, sibyo? Okay, ngaho rero noneho turirimbire niyo yindi, nawe warimbaye igice kimwe na refre byaba bihagije. Abantu ndakeka bakumvise, ufite ijwi ryiza cyane rwose. Karibu. Ibitunyanga by'imvura y'amacumu, wabihinduye mu muba w'imigisha, ndi mu rubanza ingingo zose zinaba, waraburaniye utabara uwapfaga, wamagaritse kuguma mfururu, mbere umugisha n'abamurungiye, na ca cobo bacukuriraga, ugihindura miriba ridudubiza amashimwe, na ca cobo bacukuriraga, ugihindura miriba ridudubiza amashimwe. Okay, urakoze cyane Dorcas. Mwamwumvise rero, uyu ni Dorcas wo mu karere ka Rubavu. Dorcas, hari ba Dorcas bagenzi be kandi akunda. Nkuko twabibabwiye rero, uyu mukobwa afite impano kandi arifuza ko impano ye itagarukira hafi ahangaha. Ese Dorcas, ijambo ryawe riri ku mutima wabwira abantu kandi basezera ni nkirihe? Ijambo mfite ku mutima ni ukubabwira nyine ukunze kuririmba bakantera inkunga, nanjye ngagira ikirenge mu ca ba Dorcas na Vestina. Niye nimero ya telefoni wabwira abantu bagukurikiye, ukeneye kuguhamagara, ukeneye kugukoresha ibiganiro ko cyangwa se ukeneye kugutera inkunga ashobora kuba yaguhamagaraho? Nomero banshakiraho 078 144 52 36. Mwabyumvise, ni umwana muto w'imyaka 16, Vestina ni n'umunyeshuri. Rero ababyumva abakeneye kumuvugisha ni karibu. Navuga ni rero, iyi ni Alpha Aime Official. Niba ukunze indirimbo za Vestina cyangwa se ukaba ukunze n'ibiganiro byacu, kora subscribe niba ari bwa mbere udukurikiye, kandi tanga ibitekerezo byawe muri comment. Natwe ukeneye kugira ngo tugukoreshe ibiganiro, watwandikira kuri WhatsApp cyangwa se ukabishyira muri comment. Kuri WhatsApp rero watwandikira kuri 078 30 99 622. Ngaho Vestina, sezera abantu ubabwira uti bye bye, ciao ciao. Nuko murakoze. Murakoze cyane nawe, kandi tuzongera tugutumire. Sawa.